Benshi muri bo bahuriza ku kuba urubyiruko nta ruhare rugira mu gufata ibyemezo. Hafi yo mu bihugu byose biri muri Afurika yunze ubumwe, urubyiruko rwibukwa ari uko amatora yegereje. Dieudonné Nahimana uhagarariye urubyiruko rw'i Burundi arasaba abayobozi ba Afurika guha urubyiruko ubushobozi aho kurukangurira gukora ikibi. La jeunesse n'a pas été considérée, ça dure. Urubyiruko ntirwigeze rugishwa inama. Bimaze igihe iyo urubyiruko rukenewe akenshi abari mu bihe by'amatora. Akenshi urubyiruko rugenda rubeshywa iyo hari inyungu bamwe baba bifitiye mu rwego rwa politiki. Yaba abari ku butegetsi cyangwa ababurwanya akenshi bishakira kwibonera umusaruro. Qui voudrait obtenir des résultats. Uwaje ahagarariye urubyiruko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Carmel Kamire, arasanga urubyiruko rukwiye kwisanga no muri gahunda za politiki. Donc les jeunes ne doivent pas rester. Urubyiruko rwagombye kwishyiramo ko hari ibyo batemerewe. Na kenshi muri Afurika byumvikane no muri Kongo tuba tumeze nk'aho turi mu karengane tuvuga ko politiki idashyirwamo urubyiruko, icyo ari cyo cyose kijyanye na politiki kitajyamo urubyiruko. Ku ruhande rwo gufata ibyemezo, u Rwanda rufite umwihariko, ariko ikibazo cyo kubura akazi gikomeje kuba imbogamizi. Espoir Serukiza yarahagarariye urubyiruko rwo mu Rwanda. Mu by'ukuri ari ibibazo bijyanye n'akazi gasa n'akataboneka. Ibyo rero nibyo twagerageje gusa nk'abacaguramo tubivugana tureba impamvu n'ibyakorwa ku rwego rwa leta, nibyo twagerageza ku mareta atandukanye kugira ngo tugerageze kubihuza. Ibyo twagiye tubivuga tureba uburyo n'ingamba twafata kugira ngo ibyo bintu bibashe gukemuka. Ikindi twavuze ni integration cyangwa se guhuza hamwe ibihugu kugira ngo haze kubaho free movement y'abantu bava mu gihugu kimwe n'ikindi, kugira ngo bizoroshye ingendo, kugira ngo bizoroshye gukora business cyangwa gukreya akazi mu bihugu atari kuvuga ngo umuntu akore mu Rwanda gusa cyangwa mu Burundi. Bimwe mu byifuzo by'ibanze urubyiruko rwifuza ko bizigwaho mu nama izahuza abakuru b'ibihugu harimo ko hashyirwaho uruhushya rw'abajya mu mahanga passport nyafurika, gukemura ibibazo biri mu bihugu bitandukanye ndetse no kwimakaza uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori. Sugira Jules, Contact TV, i Kigali.